Ivan ikipe ya PRFC imaze gutsinda imikino 2 agirinjizwe igitego ariko ku munsi weje ifite umukino ukomeye ikipe ya KMC ishobora kugaragaza niba ikipe yone tike yo gukomeza muri kimwe cya kabiri n'umukino mwiteguye gute nk'ikipe. Mbo no umukino twiteguye neza ukurikije match twagiye dukina twabashije gukora ibishoboka kugira turinde zamu ryacu. Rero match y'ejo tugomba gukomeza ibikwiye ibyo dusanzwe dukora ibyo buri mukinnyi wese wa APR yakora ni intsinzi tukerekana ko turi ikipe ikomeye. APR FC iramutse idatsinzwe igitego ku munsi weje ahita ibona itike yo kuzamuka ari ya mbere. Abanyarwanda bizere n'abakunzi ba APR ko ejo izamiri gukomeza kuba ari isugi nk'uko byari bimeze muri no mikino 2 ishize. Buri nkanjye nk'umunyezamu buririmo nicyo mba nifuza n'abadefenseur banje abakrema yabo n'isi n'abandi nicyo tuba twifuza natwe turasenga turebe ko ejo twasoza nta gitego kinjije tukabasha kwikarifiya turi abambere. Iva umuzamu usanga ubanza mu izamu ari mu ikipe y'igihugu usanga uri umuzamu wa kabiri byabaye nko yukuhinduka umuzamu wa mbere ko nyine adahari nayahe masomo nyine birimo kugusigira urimo kubikuramo iki urimo urabyigiramo yahe masomo kugira ngo byibuze ejo nejo ubu umuzamu wa mbere. Mbone experience ikomeye urabona kuzana muri Sekafa ubuwe n'amakipe ari international so guhagarara mu kirenge cya APR ni ibintu byiza no kumwigiraho kuko no umukinnyi mukuru umuzamu mukuru umaze imyaka ari titireri so tugomba gukora kugira natwe turebe ko natwe twazafata uwo mwanya. Ubona ari iki kirimo kugushoboza nyine kuba imikino bitaratsindwa igitego ubona ari iki gikomeye nyine urimo gukora kugira ngo niho babashe kwinjiza igitego. Mbona navuga ngo nicyo mbasha gukora ngiye uranda umuntu yizerera mu Mana cyane ndasenga najya mu kibuga nyine nkabasha gukora ibyanjye ikinjemo nicyo nkora ibindi byose Imana bigenza neza. Abafana ba APR bari i Kigali n'abandi bakiya baje hangaha ubutumwa bagira niyo n'ubuhe mukino wa nyuma nejo wimo mwitsinda mukamenya niba muzamuka cyangwa se mutazamuka ariko mu murimo bafite amahirwe kuzamuka ubutumwa ugenera bari i Kigali cyane cyane n'ubuhe. Mbo ubutumwa nagenera abafana bari i Kigali badushyigikire badusengere batugume hafi turashaka kubaha ibyishimo nk'uko bisanzwe.